nk'umuntu yize ubuganga akarangiza akaza gusanga kuvura bitari yo mpano ye, agahita ajya nko kubaza. Ibyo ntumurumva bihura mwebwe? Hari igihe tumara umwanya munini dukora hanyuma nagira ngo dufatanye gutekereza ikintu cyabaye kuri Pentecote. Ntibibe kwizihiza gusa ko Pentecote yabayeho, ahubwo dufatanye gutekereza uko byari bimeze mu cyumba cyo hejuru. Umunsi Umwuka Wera amanuka, bari bafite agahinda ko Yesu abasize. Cyambere ikintu bari bategereje sico cyari cyabaye. Ubundi abigishwa bakurikira Yesu ntabwo bari baramukurikiriye ubugingo pe, bari baramukurikiye kuko bari bazi ko aje gukuraho ingoma y'Abaroma, akaba umwami, bagahinduka abaminisitiri. Yarinze azamuka mu ijuru, bakimubaza ngo iki nico gihe ushaka kugarura, iki nico gihe ushaka kugarura ingoma yawe. Umunsi Umwuka Wera amanuka, ibibazo bari bafite byo byakemukiye kimwe. Ntabwo Imana yaduhaye ubushobozi bwo kureba mu mutima, ariko nibwira ko Imana igukoze nko ku maso, ukareba abantu bateraniye muri iki cyumba cyangwa se muri urusengero, ibyifuzo bafite, wasanga bimwe ari byo gukuraho ingoma y'Abaroma, wasanga bamwe ari abantu nyene bavuga ati umpaye ibiryo byibuze. Okay, ibyo bintu Imana izabikemura. Ariko ikibazo ufite gikomeye ntabwo ari ico, no kutagira Umwuka Wera. Umwuka Wera awuguhaye, Imana iwuguhaye, ubasha kunyugwa na bike bihari, hanyuma hazazana byinshi nabyo bikaba bitafite ico byagutwara. Umwuka Wera ni Imana mu butatu. Inyigisho y'ubutatu ntabwo nshaka kuyivuga kubera izana amakimbirane mu mitwe y'abantu. Bamwe ntibabwemera, abandi barabwemera, ariko biroroshe kumenya ubutatu. Ubutatu, kugira ngo usobanukirwe ubutatu wakwireba. Ubu hano hahagaze Desire nk'umubiri, murakoze. Hano hahagaze Desire wambaye umubiri, abantu bari kubyuma mu ntiza amashitu yabaye ntacyo baba batakoze. Hano hahagaze Desire wambaye umubiri, hanyuma muriho murumva ijambo avuga, ariko afite n'umwuka ahumeka. Ni ibintu bitatu bihari icyarimwe. Amazi ashobora kuba barafu, ashobora kuba amazi asukika, akaba n'umwuka ujya mu kirere. Ubutatu bworoshe kumva gutyo. Hanyuma Umwuka Wera ntabwo yaje ku munsi wa Pentecote gusa. Umwuka Wera yagize uruhare mu iremwa. Itangiriro 1:2 haravuga ngo isi yari itagira ishusho, yariho ubusa busa, umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze Umwuka w'Imana yagendagenda hejuru y'amazi. Igishushanyo mbonera cy'isi cyakozwe n'Umwuka w'Imana. Hanyuma Yesu aremesha ijambo. Hari ubuzima kandi buri mu nzu y'Imana butagira ishusho, no mu buzima budafite ishusho. Umwuka w'Imana aje yakora igishushanyo mbonera. Amen. Ikindi, mu itangiriro muri Edeni, Umwuka Wera yafasha isi gusabana n'ijuru. Edeni yari mu isi, ariko muri Edeni hari hatwikiriwe no kubaho kw'Imana. Ibyo mvuze murabyumvishe? Hari inzu y'Abakristo usura ukajya wibaza muri inzu haba mwiki,
ko abantu bose barimo bakijwe batanywa inzoga, ukumva Imana ntihaba. No mu rusengero bibaho, ukajya mu rusengero ukumva nta kubaho kw'Imana kuhari, ukumva nta kirere gifunguye gihuza isi n'ijuru. Ariko iyo hari umwuka w'Imana nabwo haba hari ubuzima. Hanyuma umwuka wera yagize uruhare ku munsi wa Pentekote, azongera kurugira no mu kuzamura itorero. Ijambo umwuka wera riboneka mu isezerano rya Risha inshuro 90, hanyuma riboneka mu isezerano rya kera inshuro 26. Ijambo umwuka gusa udashizeho wera riri muri Bibiliya inshuro 523. Nashaka kubabwira bimwe mu bintu bigaragaza umurimo w'umwuka wera dukwiye gushingiraho ubuzima cyangwa se kwifuza nk'itorero. Umwuka wera niwe yabyaye itorero, ni nawe yarimuritse ku munsi wa Pentekote. Umwuka wera niwe yabyaye itorero, ni nawe yarimuritse ku munsi wa Pentekote. Hari ibintu kera byari bihari ariko ubu ntabwo bikihari. Hari abantu bashinga amatorero hanyuma akavuga ko ari we nyiri. Mundebe neza mbabwire, itorero ntabwo ryubatswe ku muntu, ryubatswe ku waritangije. N'amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Kandi iby'itorero abikurikiranira hafi. Imishinga yanyu mwayishoyemo amafaranga, nyiri uwo mushinga yawushoyemo amaraso. Nta muntu wabyitirira, nta muntu ibyo byaba ari ibyawe nyiraryo. Nahoze ntegereza ukuntu Imana itagira impungenge. Imana ntigira impungenge. Uzi ko yafashe ubugingo buzaragwa agakiza ikabucumbikira mu mubiri, igafata umugeni ikamusiga mu idini, igafata itorero ikarisiga mu isi. Imana ntabwo bigira pe. Ni nk'uwafata zahabu cyangwa diyama akayifunyika nko muri envelope kake akayisiga ku muhanda akigendera. Uwo muntu yaba atagira ubwoba. Ariko muzi impamvu birizewe, n'amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Niwe yabyaye itorero. Umunsi Baramu ajya kuvuma Abisirayeli, yahagaze ahantu yitegeye itorero ry'Abisirayeli, aravuga ati sinatinyuka, mbonye intare iryamye hagati muri bo, ahubwo icyampa nkazapfa nk'uko abakiranutsi bapfa. Cya kabiri, umwuka wera duhamiriza isano dufitanye n'Imana. Abaroma 8:16 haravuga ngo umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu ko turi abana b'Imana. Turabaragwa, ndetse turabaragwa b'Imana, turabaraganwa na Kristo niba tubabarana nawe ngo duhananwe ubwiza nawe. Reka mbabwire ikintu kijya kimbabaza, ni ukubona umuntu umaze imyaka 20 mu rusengero ngo agisenga ngo Imana imuhishurire niba yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Afite abahungu 2. Ubu uramutse uje ukihandagaza ukababwira ko ntari se, ikintu bagukorera baguseka gusa, kuko barabizi neza. Nanjye ndabizi neza ko ndi papa wabo. Nuwapima Aden yasanga ari byo duhuje. Umwuka w'Imana ahamanya n'umwuka wacu ko turi. Icya gatatu, umwuka wera duhishurira ibyenda kubaho. Ntabwo mbigarukaho, madamu yabivuze. Gusa turababaje. Kubera ko niba ibintu bitwitura hejuru nta makuru tubifiteho, tuvuga ko tubana n'umwuka wera, tuzaba dufite ikibazo. Umwuka wera niwe uduhishurira ibyenda kubaho. Mama yari umurokore kandi yasabana n'umwuka w'Imana, awuzura ndabizi.
umwuka rero yigeze kumubwira ngo ejo ntuzave mu rugo ngo hazaza umurozi. Aravyuka arakubura, atunganya imbuga, arasenga. Saa 4 z'amanywa bukeye umurozi yari ahageze. Ageze kuri ya mbuga mama yakubuye, atangira kuvuza induru, umuriro uramutwika. Mama aramubwira ngo haya mahirwe akira Yesu umwami n'umukiza, nico cagukiza gusa, twe turi ubwoko butarogeka. Aramubwira toya nihanya abakurambere banyica. Aramubwira ati sawa yane ibintu byabo. Iyo tutagira umwuka wera ibintu bitwitura hejuru, ariko iyo umwuka wera hari nta bintu byatwitura hejuru. Nagiye kuyobora i Gahanga 2010, twariho turubaka urusengero. Hanyuma twasoje kubaka twariho turubaka urusengero. Hanyuma uwo munsi twasoje imirimo nka saa 1 y'ijoro. Hanyuma umwana umwe mubona hasanze yari umwana ufite umwuka wera mwinshi, yaratuye hepfi murinja hari akiri ibisambu mu ishyamba. Ari haramanuka ijwi riramubwira ngo nafata ikofi ayikure hano inyuma ayishire hano imbere. Murumva ko biri fani, ariko kuko afite umwuka wera arabikora. Akura ikofi hano ayishira hano imbere. Muri metero nke ariho arataha, akubitana n'ikiyoka kinini kiramuruma, kiruma kuri ya kofi. Umwuka wera nakubwira ngo ntunyure muri iyi nzira kwa runaka, ntujyeyo, gerageza ubyumve. Afite impamvu, aduhishurira ibyenda kubaho. 1996 ngira ngo nari ntuye ku Muhima munsi ya gereza. Hari inzira iva Nyabugogo izamuka ku Ibagiro, hakaba nica muri kaburimbo la Frashe. Noneho ndiho ndataha nka saa 3 y'ijoro mvuye kubwiriza, ijwi rirambwira ngo katusubireyo uce muri kaburimbo la Frashe. Ndavuga no, iwacu ni naraharebagaho nari ntuye. Ndavuga ntabwo nanyura hariya, iyi nzira niyo ya hafi. Ndakomeza nteye intambwe nk'eshatu amaguru arafatwa. Nta muntu arimo gucuruza urusenda, ariko numvisha haje amarira menshi mu maso. Urusenda rungiye mu maso ntaza aho ruvuye. Ndakata subirayo. Subiye inyuma nahuye n'umugabo yambaye ikoti rirerire, ishusho ntiramva mu maso, ariko kunywa itabi, azamuka muri ya nzira. Muri metero nke aho nakatiye nsubira inyuma, bamuteye icuma arapfa. Ngo ninde yaragiye gupfa? Ni uduhishurira ibyenda kubaho. Hanyuma ikindi, itoro rifite umwuka wera urisangamo imbuto, riba rifite imbuto. Aba twaranye nababwiye, ushatse abashumba benshi wababona, ushatse abaririmbyi benshi wababona, ushatse abadiakoni benshi wababona, ariko kubona umuntu yera imbuto wagenda bukira. Nico kintu gihenze. Nico kintu gihenze kubona umuntu yera imbuto. Kubona umuntu ahuza ibyo avuga n'ubuzima abaho. Nico kintu gihenze kwisi. Birambabaza iyo abapagani bavuga ngo hagukoresha umukristo nakoresha utariwe. Ubwo batubuzeho iki? Imbuto. Hanyuma umwuka wera adushoboza guhinduka ku ngeso. Dufite abantu mu nzu y'Imana bafite ingeso, baratsindishirijwe n'abana b'Imana, ariko ingeso zaranze. Kugeza ubwo umuntu adekarara kunanirwa akavuga ngo byarananiye. Nge nibaza ko hari umwuka wera nta kinanirana. Niba umwuka wera adashobora kuduhindura ku ngeso za kamere, nge numva nta kintu yaba aratumariye. Yohana igice cya 1:12, abamwemeye bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bahindura kuba abana b'Imana. Muri Kristo harimo ubushobozi bubuza umuntu gusambana atabuze uwo basambana. Muri Kristo harimo ubushobozi bubuza umuntu kunywa inzoga atabuze ayo kuzigura. Muri Kristo Yesu harimo ubushobozi buhindura ingeso, umuntu agahuza ingeso na Kristo. Kugeraho ntibikomeye,
bingora kumva iyo umuntu yirata ingeso za kamere akavuga ngo ngewe niko nteye muzamfata uko, kubera ko duhatira kugufata uko kandi uko uteye biteye nabi. Umwuka wera ahindura ingeso. Abantu batubwirije ubutumwa bwiza muzababwire bagaruke, bihuse kugenda. Batubwiye gutsindishirizwa, ntibatubwira guhinduka ku ngeso. Nakubwira ibimenyetso nk'ijana by'ibyo mvuze. Nagiye Iwawa kera, hari y'abasore 4,000. Ndababaza, muri mwe hari umuntu yigeze ajya mu itorero rya Gikristo? Sanga 40% y'abari, nako 60 y'abariyo babatijwe mu mazi menshi, bariye n'igaburo ryera, ariko bari Iwawa. Muri Covid twese dukingiranye, utubare dufunze n'insengero zifunze, nta usohoka. Bralirwa yungutse 64%. Zanywewe nande? Zanywerewe. Mumbwiza ukuri. Abantu baririmba sekira 60% bavuye muri korali. Dukeneye umwuka wera. Dukeneye umwuka wera. Niba tudahindutse ku ngeso, reka mbabwize ukuri, kuririmba neza ntaco bitwaye, no kubwiriza neza ni sawa, ariko character izadukoraho. Kwitwa apostle ni ijoro rimwe ukaba witwa apostle, kuba witwa bishop biroroha cyane, ariko ingeso wanze guhindukaho nizo zizaba taxi voiture gukura hano imbere gusubiza hari inyuma. Banzani umushumba umwe ngo dukorane, yari umusaza. Ndamubwira mushumba, tuzubahane kandi tuzakundane, tuzahuza umutima. Arambaza ngo kuki? Ndamubwira nge nawe twiherereye tukagwana, twashizeho amarido ntihagire ubimenya, tugahita tujya mu rusengero tukigisha, nyuma y'ukwezi kumwe wakwakira abandi bantu bagwanye. Arambwira ngo kandi batarabimenye. Naramubwiye ngo ibyo twigisha si byo bihindura abantu, ni umwuka ubiherekeje. Niyo mpamvu birevuga ngo ntukemere ko umuntu wese akurambikaho ibiganza. Iyo umuntu akurambitseho ibiganza asambana, uzamukuba kabiri. Iyo umuntu akurambitseho ibiganza abesha, uzamukuba kabiri. Tere pasteur, tere eglise. Dufite abapapa n'abamama bashaka ko abana babo badasambana kandi bo batereta. Dufite abapapa bashaka ko abana babo bavugisha ukuri, bo birirwa babesha. Ntabwo bishoboka, baba barabikuye heze. Ntabwo bishoboka. Umwuka wera aduhindura ku ngeso. Ingeso utahindutseho, siyanse reka mbireke. Icyo nashaka kuvuga, hari ibintu atakundi wagenza. Igisubizo ni kimwe, ni ukwemera kubihindukaho gusa. Ikindi, iyo dufite umwuka wera dushira amanga tukabwiriza abandi ubutumwa bwiza. Isi tuwe na 8 miliyari, abantu bamaze kumva izina rya Yesu rimwe mu matwi yabo ni 2 miliyari. Muri izo 2 miliyari bitwa abakristo, abavutse ubwa kabiri ni miliyoni 500 gusa. Isi irashafite ikibazo ca miliyari zirenze 6 badafite amakuru ku izina rya Yesu. Reka nifate, ntava ngira amaranga mutima. Ariko icyo nashaka kubabwira ni iki: iyo mbonye umuntu yitwa umukristo amara umwaka atarazana undi muntu kuri Yesu, aba yaratekereje ikibazo kiri hanze aha. Urubyiruko rwacu rwishwe n'ibiyobyabwenge. Hari igihe ntaha nijoro nkareba saa 8 y'ijoro ukuntu urubyiruko rumeze mu muhanda, nkibaza itorero ririhe? None niba twarananiwe kuzana bene wacu, abana bacu bari kwicwa na biriya, tuzajya kuzana abo muri Somalia ryari? Umwuka wera aduha gushira amanga tukabwiriza ubutumwa bwiza. Nta nubwo bikomeye. Abantu bafite smartphone bose bari hano, kuri stati zanyu mushiraho iki.
inshuti 5,000 ufite kuri Facebook bigenza bite? Ntabwo Yesu adushobora kudusaba ibintu bikomeye, ahubwo adusaba umutima gusa ukwigwamwo abandi. Hanyuma Umwuka Wera aratwigisha kandi aratwibutsa. Aratwigisha kandi aratwibutsa. Yohana 14:26, ariko umufasha ari we Mwuka Wera uwo Data azatuma mu izina ryanje niwe uzabigisha byose, abibutsa ibyo nababwiye byose. None reka twibwize ukuri nanone. Mu Bakolosayi 3 baravuga ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye. Imana yabwiye Yosuwa ngo ibiri mu gitabo cy'amategeko uzabihoremo ku manywa na nijoro, nibwo ibyawe bizagenda neza ukagira amahirwe. None uzi Umwuka Wera azakwibutsa udufilime dusekeje warebye. Umwuka Wera najya gukora mu bubiko bw'iby'ubwonko bubuyitse, ashaka kwibutsa ijambo ry'Imana. Urabona ako kazi ko kubivangura azakavamo ukurikije ibyo winjiza, content winjiza. Hanyuma iyo Umwuka Wera hari, abantu bakorera Imana bitari amarushanwa, buri wese akorera mu mpano ye. Akenshi impamvu tugongana nuko dukorera Imana bitari mu mpano zacu. Rimwe kubera ko nayoboye ahantu henshi ntabwo mwamenya aho hantu nshaka kuvuga. Natumiye korale imwe y'Irubavu, noneho korale bazakorana, ariko cyumweru nk'uyu munsi nshaka baririmbyi nka 3 ndababura. None ndabaza runaka na runaka ko bataje byagenze bite? Umwe arambwira ngo pastor, ngo reka ibintu by'ubutagatifu cyane. Ni guteze ngo twarabohereje ngo bajye gutata, ngo ukuntu korali izaza hano izaba iri kwitegura ngo kugira ngo tuzabemiza. Singe wahera kabisa. Yani barabategeye bagira Ubavu kugira ngo bajye kureba imyiteguro iriyo bazabemeze. Impamvu tugongana nuko tudakorera mu mpano zacu. Iyo uri mu mpano yawe wabikora utariye, wabikora utabihembegwa, wabikora ubuzima bwose usigaje kubaho, abantu bakubwira ko ubikora neza kandi ukumva ari uwo munezero wawe. Ariko kubera ko dukorera Imana ibitari mu mpano zacu, akenshi turagongana. Hanyuma rero ikindi Umwuka Wera aradusabira. Muribuka ko urusengero ihema ryari rigizwe n'ibice 3, hanze ahera n'ahera cyane. Umuntu agizwe n'ibice 3, umubiri, ubugingo n'umwuka. Yesu yabwiye umusamariyakazi ngo abasenga Data bakwiye kumusengera mu mwuka, ni mu cyumba cya 3. Akenshi amasengesho dusenga ntarenga mu cyumba cya 2 mu marangamutima. Ariko kubera ko tudabasha kugera hariya hirya mu mwuka h'Imana ishaka, Umwuka Wera niwe utwinjiza hera cyane. Afata amasengesho yacu akayajonjora, hanyuma agashiraho imibavu akabyinjiza mu cyumba cy'Umwuka Wera ku Mana Data, hanyuma Imana ikadusubiza. Umwuka Wera aradusabira akatunihira iminiho. Ikindi Umwuka Wera niwe uzazamura itorero. Amfite iyo twuzuye Umwuka Wera, na mababa mato tuba turiho turambara azadufasha kuzamuka no gusanga Yesu ku bicu. Abaroma 8:11 haravuga ngo ariko niba umwuka w'iyazamuye Yesu aba muri mwe, yazuye Kristo Yesu izazura n'imibiri yanyu ipfa kubw'umwuka wayo uba muri mwe. Tuzasenge twuzure Umwuka Wera, kuko Umwuka Wera ashobora kutazaza ari ku cyumweru. Wenda uwo musingira ngo hazamuka benshi, agusanze hamwe wirigwa. Ntabwo nzi niba wazamuka kubera za mpamvu nawe uzi. Ikindi nanone Umwuka Wera ni ingwate, ni ugaragaza ko ijuru ririho. Ikindi azatsinda abisi. Ikindi nanone Umwuka Wera ni uzana ububyutse. Hanyuma
icyo nsorejeho, umwuka wera niwe uhishura abo turi bo. Iyo tuvuze abo turi bo, hari ibibazo tugomba kumenya gusubiza twese. Ndinde muri Kristo Yesu, Imana yandemeye gukora iki, ni izihe mpano mfite, ni uwuhe muhamagaro uri ku buzima bwanjye, ni izihe nzitizi mfite mu buzima, ni iyihe miryango ikinguye, ni bande bafatanyabikorwa Imana yampaye, hanyuma ni uruhe ruhande mfitemo imbaraga, ikindi nanone nihe nkwiriye gukorera ibyo nahamagariwe. Mundebere nk'umuntu yize ubuganga akarangiza akaza gusanga kuvura bitari yo mpano ye, agahita ajya nko kubaza. Ibyo ntimurumva bihura mwebwe? Hari igihe tumara umwanya munini dukora ibyo tutahamagariwe cyangwa tutaremewe kuko tutabimenye, hanyuma bikaba bikomera ibyo tutahamagariwe cyangwa tutaremewe kuko tutabimenye, hanyuma bikaba bikomeye kurutaho igihe tutabikorera ku musozi Imana nshaka ko tubikoreraho. Imana yohereza umugisha iyo uri ku musozi wawe. Twunamisha amaso dusenge. Nifuza gusenga, ariko mbere yo gusenga nagira ngo mpa amahirwe umuntu ushaka kwakira Yesu umwami n'umukiza, ushaka guha ubuzima bwe Yesu kugira ngo amuyobore kandi yige gusabana n'umwuka wera. Uramutse uhari wazamura ikiganza. Uramutse uhari umuntu ushaka guha ubuzima bwe Yesu.